Mbega urukundo rushimishije, urukundo ruryoshye, urukundo rumeze neza cyane rwa Josh Ishimwe ndetse n'umukunzi we Umutoni Gloria. Kuri uyu munsi Umutoni Gloria yagize isabukuru y'amavuko, hanyuma umugabo we Josh Ishimwe aramutungura cyane, amubwira amagambo akomeye yuzuyemo umwimerere ndetse n'ubwiza budasanzwe. Ndagira ngo turebere hamwe uko byari bimeze, ariko mbere y'uko tubyinjiramo neza ndashaka kugira ngo mbanze nkumvisha aka video gatoya cyane kamaze iminsi mike, aho Josh Ishimwe yari ari gushima Imana cyane mu rusengero, ko Imana yamufashije mu bijyanye n'ubukwe. Hanyuma nanone ubwo yari ari mu rusengero akibutsa abantu ko akunda Gloria cyane, ndetse anibutsa Gloria urukundo amukunda, abivugira imbere y'abantu ku rwego rwo hejuru, abantu birabarenga, ibyishimo biba byinshi. Ndagira ngo ubanze urebe aka video, hanyuma rero numara kureba aka video dukomezanye na birthday yacu ari nayo ituzanye kuri uyu munsi. Ndamusuhuje ari kunkurikira. I love you babe. ntacyo bitwaye, ubundi abyemerewe sibyo? Yes, nyemerera nongere ngusuhuze, nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize kugubwa neza cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, aho uri hose ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije amahoro y'Imana ngakomeze abane nawe, ibyo ukora bya buri munsi, akazi ukora ndakwifuriza kugira ngo Imana ikomeze kugenda ibiguheramo imigisha myinshi, uhahe uronke bibashe gutera imbere. Ndabizi ko ibintu biteye imbere very fresh sana. Niba byakunze rero fasha nabo bitakunze kugira ngo bashe kugenda neza cyane, unabasengere kugira ngo nabo bizagende neza, ariko nawe usenge kugira ngo Imana ikomeze igufashe birushaho kugenda neza cyane, kuko urabizi ko muri iyi si ntago biba byoroshye. Uyu munsi birakunda, ejo bikanga. Biba bisaba rero kugira ngo tugende tunasenga cyane, ko gusenga ni ibya mbere, gusenga birafasha. Kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mukiranutsi uzakena cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Sasa rero mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi nkuru ya Josh Ishimwe ndetse n'umukunzi we Umutoni Gloria, ndabizi ko iyi ni couple ikunzwe n'abatari bake, murayikunda pe, ndabizi neza cyane ko abantu bacu hano kuri Admount niyo mukunda iyi couple ya Josh Ishimwe, murayikunda kandi koko nibyo biragaragara, imibare irigaragaza. Ndagira ngo rero mbanze mbibarize, ubundi abantu bari single iyi video irabarebara cyangwa irabareba kugira ngo namwe igihe muzakundana muzabikora neza cyane. Hano rero dusapotinga ikintu bita urukundo ni urwa mbere, nawe nukundana uzabitubwire ibintu bigende fresh sana. Ariko iyi video ireba buri muntu wese ukunda Josh Ishimwe ndetse agakunda na Gloria Umutoni, by'umwihariko akaba akunda n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Josh Ishimwe aririmba. Ni ibintu byiza cyane ndetse ni ibintu by'agaciro rero kukugira uri w'agaciro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nguhaye ikaze nawe mu muryango uri kwaguka umunsi ku wundi. Admount niyo ukore subscribe, tujye dukomeza twibanire. Hanyuma rero kuri uyu munsi wari umunsi udasanzwe cyane, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi ukomeye cyane kuri Josh Ishimwe ndetse n'umukunzi we Umutoni Gloria. Josh Ishimwe ikintu yakoze, yabariranyije neza isaa sita z'ijoro neza zuzuye kabisa, ahita ajya ku mbuga nkoranyambaga ze, arangije apostinga amagambo akomeye cyane agaruka kuri Umutoni Gloria, agaruka akumutaka cyane, avuga ubwiza bwe budasanzwe, avuga ko ari udasanzwe, avuga ko ahebuje cyane ndetse kandi nawe amukunda bihebuje.
ndagira ngo rero tugendane akantu ku kandi ijambo ku rindi mu magambo Josh Ishimwe yitangarije ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye ubwo yagarukaga ku isabukuru y'amavuko ya Umutoni Gloria umukunzi we. Yagize ati isabukuru nziza nshuti yanjye magara, mugore wanjye mwiza nahawe na Rurema, imfura muri byose. Ntago nzi aho nahera ariko ndi umunyamugisha kuba ngufite nk'umugore wanjye, ndagukunda cyane, wambereye umugisha mu myaka yose tumaranye, uyu urangije biba gahebuzo, byose ni ubuntu bw'Imana. Ndashima kubw'ubuzima bwawe kandi ndi hano kuguha urukundo, ibyishimo, kugusengera ndetse no kukwishimira buri ntambwe yose y'urugendo rwawe. Bitari ibyo ngibyo rero arakomeza no hasi arongera arandika ati ndagushimira kandi ndagukunda cyane mugore wanjye, kukugira ni umugisha, ndagukunda n'impamo. Josh Ishimwe rero we na Gloria bakoze ubukwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2025. Ubukwe bwabo bukaba bwarabereye mu Buholandi, bwari ubukwe bw'agatangaza, bwari ubukwe bwiza cyane. Ngira ngo ku bantu nyine batari baburimo batabutashye mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, haba imbuga nkoranyambaga za Josh Ishimwe ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byagiye bigarukaho amashusho atandukanye yagiye acicikana cyane. Ndetse kandi ubukwe bwa Josh Ishimwe bwaranzwe n'abantu benshi rwose bawutashye hariya mu Buholandi. Haraje abantu benshi cyane, benshi pe barabutaha, hanyuma bugenda neza cyane, haba n'udushya twinshi dutandukanye, dore ko Josh Ishimwe yaje kuririmbira umukunzi we indirimbo yamwandikiye, indirimbo yamuhimbiye nyuma y'uko ubukwe bunarangiye. Iyo ndirimbo yaje kujya hanze yitwa Inkuru. Ni inkuru rero y'uburyo ngo yakunzemo Gloria. Yaje kumuririmbira iyo ndirimbo, Gloria yuramunyura cyane, ariko nanone Gloria nawe yaje kumutungura aramuririmbira ku rwego rwo hejuru, abantu baratungurwa, Josh Ishimwe nawe biramurenga arishima cyane. Ubukwe rero bwari ubukwe budasanzwe, bwari ubukwe bwiza cyane, kuko muri uyu mwaka wa 2025 ubu bukwe nabwo wabwongera mu bukwe bwiza bwaba bwarabaye mu bw'abasitari batandukanye bacu hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi kandi Josh Ishimwe ndetse na Gloria ni abakristo muri ADEPR, bakunda gusenga cyane ku rwego rwo hejuru. Ndetse kandi ngira ngo mujya mubibona ko Josh Ishimwe aririmba indirimbo akaziririmba mu njyana gakondo. Biri mu bintu byatumye akundwa cyane, agakundwa n'abantu mu ngeri zitandukanye, haba urubyiruko, haba abana, abasaza n'abakecuru. By'umwihariko ko nyine ubwo ku basaza n'abakecuru nibo bamukunda cyane cyane, noneho ko yazanjyana gakondo, ndetse akagenda anasubiramo zimwe mu ndirimbo zitandukanye z'abakatolike zo mu gihugu cy'u Burundi zitandukanye nyine zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, akagenda azisubiramo ariko muri yanjyana gakondo, yanjyana ya Kinyarwanda. Rero kubera ko usanga abasaza n'abakecuru kenshi bikundira nyine yanjyana ya kera, yanjyana gakondo bakuze babona, ibyo ngibyo bituma Josh Ishimwe bongera kumukunda cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko bibutsa za ndirimbo za kera akazibaririmbira, n'indirimbo z'abakatolike za kera zimaze imyaka myinshi akagenda zibaririmbira, ukabona ni ibintu byiza cyane ku rwego rwo hejuru. Rero we na Gloria Umutoni n'ubundi banahura, bahuye bari mu murimo w'Imana, bose bari gukora umurimo w'Imana, dore ko na Gloria Umutoni akora umurimo w'Imana cyane cyane. Niyo habaye ibitaramo muri Canada akunze kugaragara cyane mu bantu babiteguye, mu bantu bakunze kuba bahari cyane, kubera ko aba muri Canada. Rero mu minsi yashize yakunze kujya agaragara cyane mu bantu bari gutegura ibitaramo bitandukanye, ariko ibitaramo nyine by'abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ikindi kandi mu minsi yashize hari amwe makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Gloria Umutoni ndetse na Josh Ishimwe bashobora kuzafatanya kujya baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, cyane cyane ko hari n'utuvideo twagiye ducicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho Josh Ishimwe na Gloria babaga bari kuririmba bafatanyije, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Cyari igitekerezo rero cyanashyigikiwe n'abantu benshi bavuga bati rwose byaba ari byiza, kandi koko wareba ukabona byaba ari ibintu bidasanzwe, byaba ari ibintu byiza cyane. Tujya tubona abaririmbyi baririmba bari kumwe nk'umugore n'umugabo, nka Papi Clever,
na Dorcas, ba James na Daniela, ba Jado Sinza na Esther n'abandi batandukanye. Tujya tubabona benshi rero baririmba ukabona bafatanya umurimo w'Imana ari umugabo n'umugore kandi bikagenda neza cyane. Ntekereza ko ni naho bakundwa cyane, abantu nibo bakunda kuko babantu bakunda amakupure bisanga babakunze nyine kubera ko bakunda kureba amakupure bakavuga ati iyi couple ni nziza nkunda kuyikurikirana nkamenya ibyabo, bisanga nyine nabo babakurikiye bwa butumwa bwiza rero bashaka gutambutsa bigatuma bugera kuri benshi. Rero Gloria nawe akimara kubona ubutumwa Josh Ishimwe yamugeneye ku isabukuru y'amavuko nayo byamurenze, aza muri comment aza kumushimira cyane kuri rwo hejuru, nawe ubona ko yishimye cyane, aramushimira kuri rwo hejuru, ashimira n'Imana muri rusange. Hanyuma Josh Ishimwe nagaruka muri comment arongera aramusubiza, ubona ko byari ibintu byiza cyane, amagambo ari mu dutima twinshi, mbese urukundo rurashyushye. Ngana ku musozo rero ni ukwifuriza Josh Ishimwe ndetse na Gloria kurwubaka rugakomera. Murabizi ko muri kino gihe ibintu biba bigoye cyane bitewe ibibazo by'isi, ibishuko bitandukanye, haba ari imbogamizi nyinshi zishobora gutuma urugo rusenyuka cyangwa se urugo rudatera imbere, ariko kubera ko hari Imana iri hejuru ya byose niyo ibigena. Imana rero ikomeze ibafashe cyane urugo rwabo rukomere, batera imbere muri byose, haba mu gukomeza kuduha ibyiza dukunda n'ibyo twabakundiye, ndetse no gutera imbere mu buryo bwose bushoboka, haba mu bw'ijambo ry'Imana, haba mu buryo bw'amafaranga, uburyo bwo gutera imbere nyine muri iyi si, ndetse n'uburyo bwo kubyara bakagira abana, byose byiza bibaho tubibifurize muri rusange. Reka ngushimire cyane wowe wafashe umwanya wawe ukabana nanjye kuva iyi video itangiye kugeza kuri uyu munota. Reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao.